nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe ari Mr. Ture kuri Mr. Ture official. Umunsi reka tuganire my dear friend. Uyu munsi tugiye kuganira ikintu kidasanzwe kigira giti the shape of today is not the shape of tomorrow. Ishusho y'uyu munsi ntabwo ari ishusho y'ejo. Uko ubaho uyu munsi ntabwo ari kuzaba uriho ejo. Ubuzima uri kunyuramo bukomeye uyu munsi ejo ntabwo ari kuzaba uri kunyuramo. Ahubwo icyo usabwaho gusa ni ukudahagarara mu rugendo. Ibibazo urwura nabyo uyu munsi ejo ntabwo ari byo uzahura nabyo. Hahandi ubona ibintu ko bidashoboka ntabwo ejo ariko bizaba bimeze. Reka turebe kubera iki utagomba guhagarika urugendo ukwiye gukomeza, kubera icyo ukwiriye kwizera ko uyu munsi atari kimwe n'umunsi w'ejo. Barakubwira bati so you woke up feeling average today, broke, unseen, stuck in a loop, cool. Urabyuka ukumva rwose uri umuntu usanzwe, ukumva muri wowe ntuzi ukuntu bimeze, ibibazo bise byakuziye icyarimwe, ukabona ntago ugaragara, abandi nabo baragaragara, wowe ukavuga uti jye ntabwo ngaragara, ukabona ntago iterambere rihinduka, ukabona ubuzima budahinduka, uri handi muri rwa ruziga rw'ibibazo. Uyu munsi uri mu bibazo, ejo uri mu bibazo, uyu munsi mu bibazo, ejo uri mu bibazo, uyu munsi mu bihombo, ejo uri mu bihombo. Ugasanga ubuzima bwawe nawe ubona yuko ari ubuzima bwo kwiheba, ukabona igihe cyose uri umuntu wo uvuga uti uri mu buzima bubi. But here is a twist. Ariko hano hari inkuru itangaje, hari ikintu kigiye kugutungura, hari ikintu utateganyaga my dear friend. Today is just a sketch. Uyu munsi ni igishushanyo kitaruzuramo. Urabona igishushanyo hari ukuntu kiba kitaruzuramo amabara. Bagigeje gushushanya ariko ntabwo baragisiga amarangi, ntabwo barakora, mbese n'inzu itarakorerwa finissage. Inzu irubatswe ariko ntabwo iruzura. Uyu munsi rero wikumva yuko rwose uyu munsi rero wanyuma. Oya, barakubwira bati uyu munsi ni sketch, ni igishushanyo ariko kitaruzura, batarasoza gushushanya. Ni urugendo utarasoza, mbese ni inzira utararangiza, mbese uri mu rugendo ariko nuragera aho ugomba kugera. A teaser, a loading screen. Ahangaha ni umunsi my dear friend umeze nka loading screen. Urabona screen iri loadinga, urugero utegereje page nshya, utegereje kubona ibindi bintu bishya my dear friend. Barakubwira bati ahangaha haba hari ibindi bigutegereje byinshi. Ntabwo ukwiye kumva ko uwo munsi ari wa munsi w'ibibazo, ari wa munsi wo kubona abandi batakwitayeho, ari wa munsi wo kubona ubuzima bwawe buri mu kaga, ari wa munsi wo kubona igihe cyose uri wo kuganya. Oya, ahubwo barakubwira ati loading screen. Mbese uracyari mu rugendo, hari ibindi uzahura nabyo bitangaje, hari ubundi buzima uzahura nabwo butangaje n'uduhagarara. Nukwiriye kuba wahagarara. Urahura n'ibibazo ukumva ngo ntushoboye, ukivuga amagambo mabi, ukavuga uti jye ntacyo nshoboye, ukavuga uti jye ntaho nzagera. No, uyu munsi barakubwira ati is just a sketch. Uyu munsi ni nka sketch, ni igishushanyo kitaruzura, ni igishushanyo utarasoza gushushanya, kandi niwe usabwa kuba wacyuzuza. Barakubwira bati the mirror only shows you now, not the monster you are about to become when you stop playing small. Iyo wirebye mu ndorerwamo my dear friend, iyo wirebye mu ndorerwamo ukabona tigewe ndabona ndi umunyantege nke, ndabona ndi umunyabibazo, ndabona nari umunyamahirwe my dear friend, ngaho buri kwibeshya. Ahubwo iriya sura ibona mu kirahure, iriya shusho wibona mu kirahure my dear friend, ejo ntabwo ariko izaba imeze. Ahubwo uzaba umuntu udasanzwe, the monster you are about to become when you stop playing small. Uzaba umuntu udasanzwe nuhagarika my dear friend, handi kwifuza inzozi mbese zitari hejuru. Ugomba kurota bigari kuko musanzwe my dear friend. Nurota bigari kandi nawe uri kunyura mu bikomeye, kavuga uti ngewe ngomba kugira, ngomba gukora iyo ngomba gukora.
njyewe singomba kwicara, ngomba gukomeza urugendo rwanjye, njyewe singomba gucika intege, amahirwe nagomba kuncika, ngomba kugerageza. Kawe nawe nabandi guca mu bikomeye. My dear friend, ubuzima bwawe buzahinduka. Nugira mbwira mwe murundererwamo, ujye uvuga uti wowe uyu munsi ntabwo ari wowe ejo, kandi nijye uzakurema mu ndimo. My dear friend, barakubwira bati the mirror only shows you now. Isura handi kwireba ikirahure kwa kundi wireba. My dear friend, ikugaragaza uyu munsi ntabwo ariyo y'ejo. Ejo ushobora kuzasanga uri umuntu udasanzwe, uri umuntu ukora ibitangaza, uri umuntu abantu bose bavuga bati uyu muntu nasanzwe, abantu bose bashaka kukwigiraho, abantu bose bashaka kugusuhuza, abantu bose bashaka kwifotozanya nawe. Wikumva rero yuko uyu munsi uzahora mu byitwa in the loop, hahandi umunsi wisubira ugasanga ni wa munsi w'uruganye, ugasanga ni wa munsi w'ibibazo, ugasanga ni ubwa buzima. Oya, birahinduka my dear friend. Barakubwira bati hano inkuru, there was a guy named Eri. Hari umusore witwaga Eri worked long days at phone repair kiosk, aho yakoraga umunsi wose my dear friend. Hahandi yakoraga yarabonye yarafite ikiraka cyo gusana telefone, agakora ahantu basana telefone, umunsi wose akawumarayo my dear friend. Barakubwira bati made barely enough for rent but had 5 with girls. Hahandi ako kazi kanamwishyuriraga icumbi aha yabaga, aho yakodeshaga, ariko nabwo ugasanga rimwe na rimwe biragoranye nyine kuba yanabona ayo kwishyura icumbi, bitewe n'icyo amafaranga yabonaga ntabwo ari amafaranga menshi, yari amafaranga adahagije. Nizo mu buzima bukomeye, komeza kugerageza, komeza aragerageza. Rimwe na rimwe Randiro dakavate soka, rimwe na rimwe akakira telefone ati mu rugo dukeneye ibi ngibi, mukuru wawe afite ibibazo cyangwa se murumuna wawe afite ibibazo. Rimwe na rimwe akakira phone imubwira iti dore mama ararwaye, gerageza ushaka ukuntu bigenza. Ugasanga y'amafaranga ntabwo ahagije, rimwe na rimwe akaburara. Ariko umusore ntiyacitse intege, yakomeje kurota, yari afite aho ashaka kugera, yari afite icyo ashaka kugeraho. Nubwo yakoraga aho ngaho agahembwa amafaranga make, ariko yari afite aho ashaka kugera. Yizeraga yuko uyu munsi atari wo munsi w'ejo, ejo hatandukanye n'uyu munsi. Yirebaga mu kirahure akavuga ati wasura wowe ndi kubona mu kirahure ntabwo ari wowe nzaba ndi kubona ejo. Yari afite intego zigiye zitandukanye. Intego ya mbere yari afite uyu musore, yari afite intego idasanzwe, to speak on a stage, kuvuga kuri stage, hahandi ujya imbere y'abantu y'imbaga. Umusore yararotaga, yirebaga mu kirahure akavuga ati uwo ndi kubona ubu ngubu ntabwo ari wowe, ahubwo undi muntu ndi kubona wa muntu uzaba uri kuvuga kuri stage, wa muntu uzaba uri imbere y'abantu benshi bamuteze amatwi, bari kumva ubutumwa ari kubaha. Yari afite inzozi zidasanzwe. Nubwo yacaga mu bikomeye, ariko ubuzima we bya bibazo yibonagamo ibisubizo, akavuga ati ejo ibintu bizahinduka. Uko ndi gustruggle, uko ndi kujya mu bikomeye, ntabwo ejo ariko nzaba ndi kunyuramo. Uyu musore witwa Eris, inzozi ya mbere afite kuvugira kuri stage, hahandi ajya imbere y'abantu, hahandi abantu bahura, cyitwa crowd, abantu benshi bakaza kureba ubutumwa bw'uyu musore. Umusore yari afite iyo nzozi. Nawe niba ufite ibibazo birimo bisubizo, wibura kurota binini, wibura kushaka aho ushaka kugera my dear friend. Vuga uti nubwo ndi kunyura mu bikomeye, ariko ibi bikomeye ndakomeza kunyuzamo amaso, numbere inzozi zanjye, ndebe aho nshaka kugera, ndebe ibyo nifuza, ndebe aho nshaka guhindura ubuzima, ndebe inzozi zanjye, ndebe ibyifuzo byanjye. My dear friend, ntuzigere ucika intege kuko uri guhura n'ibibazo, kuko umuntu uri uyu munsi ntabwo ari we uzabura ejo. Inzozi ya kabiri umusore yari afite, own a company.
kwigirira kampani yiwe, umushinga udasanzwe nawe uzamuhindurira ubuzima. Twabonye ko yajyaga akorera abandi, agakora aho basana amatelefone, bakamuha amafaranga nayo atamuhagije, hahandi no kwishyura inzu byamugoraga. Ariko yaravuze ati oya, ntabwo bigomba kunca intege, ahubwo nanjye ngomba kurota kugira kampani yanjye, ngomba kurota, mbese ngomba kugira aho nshaka kugera. Kabone naho nanyura mu bikomeye, kabone naho nubwo Landlord ari kumbwira ati sohoka hanze ntabwo uri kwishyura, ariko uyu musore yakomeje kureba aravuga ati ngomba kugerayo. Ira kampani ngomba kuyigira, ngomba kugira kampani. Yari afite izo nzozi. Zino nzozi umusore yari afite n'izihe? Uyu musore yari afite inzozi inspire millions. My friend, inzozi ya gatatu umusore afite, hahandi yarotaga mbese gushishikariza, kwigisha, gutera imbaraga amamiliyoni y'abantu. Wa kundi yarotaga kuri stage, akabona ari kuri stage, yahise ajya n'igitekerezo cyo kuba isi yose izamwigiraho. Handi azajya agenda abantu bose ibyo bari barimo bakavuga bati reka tubivemo, abamwe bagategara bagashyira radiyo ku matwi, abandi bagafungura amateleviziyo, abandi bakajya ku ma YouTube, abandi bakajya bakamukurikira. Nawe ndagira ngo ukomeze urote. Ese ibibazo nibyo byo gutuma utarota? Oya my dear friend, ahubwo iyo ugucamo nibyo kugukomeza, ariko nibikubuze gukomeza kurota, kuko uyu munsi ntabwo ari kimwe n'umunsi w'ejo. Inzozi yindi umusore yari afite inzozi yo kugura Benz, buy a Benz, imodoka ihenze cyane. Akavuga ati nanjye nubwo n'umunsi ndi kugenda n'amaguru, ariko ejo nzagera kure, ejo nzagura ino modoka. My dear friend, ntuzigere wifuza inzozi, ntuzigere urota inzozi dota inzozi ngari, kuko urabikwiriye, uracyahumeka. Nta mupaka n'umwe ubaho ku muntu ugihumeka mu kurota. Niba ushaka kurota, rota bigari kuko uracyahumeka. Kuba ugihumeka ni ikimenyetso kigaragaza ko nta mupaka, there is no limitation, there is no boundaries. Ukwiye gukomeza kurota. Uyu musore nawe yaravuze ati najyaga kuri kariya kazi nkagera n'amaguru, ariko nanjye nemerewe kurota kuba nzagura Benz, nkagura imodoka ihenze cyane. Benz ni imodoka ihenze cyane, nkagura imodoka ihenze cyane, nanjye nkagera aho nshaka kugera. Bya byishimo nanjye nkabigira, mbese nanjye ya maguru nagendaga nayo gusa nkayaruhura. Inzozi ya gatanu yari afite umusore, yaravuze ati mama wanjye akorera ahandi hantu. Mama wanjye abyuka mu gitondo cya kare akajya gukora. Mama yarandeze, mama yaramfashije, mama yabanye nanjye, mama aravunika, ariko mama sinshaka kuzongera kumubona ari kujya gukorera abandi, ahubwo ndashaka kumubona yicaye, kuko ari kuvuga ati narabyaye, yicaye avuga ati mfite umwana. Hahandi abavuga ati mana warakoze cyane bitewe n'umwana wamaye. Ndashaka gukura mama mu yindi miruho yose arimo. My dear friend, niba ari abantu bagufasha, niba ari abantu bakugirira neza, niba ari abantu bagufashije, shukura ababyeyi bawe, shukura ari abandi. My dear friend, ntuzigere wibagirwa umuntu wagufashije, ari uzashyira imbere mu nzozi zawe, kuvuga uti nzamuhindura ubuzima. Ziriya nzozi zanjye umunsi nazigezeho, umunsi nabonye undi munsi mushya, umunsi haje urumuri, umunsi umwijima wavuyeho. My dear friend, uyu mwana aravuze ati njyewe mama ntazongera gukorera abandi, mama azataha, mama azaza yicara avuga, mbese icyo ashaka cyose akibone kuko ni mama, kuko yaramfashije mu buto bwanjye, yararandera aritanga kugira ngo ngire aho ngera. Harimo isomo rikomeye cyane ku nzozi z'uyu musore. Nawe ntuzigere wibagirwa abantu bose bakugirira neza. My dear friend, kwibagirwa abantu bakugirira neza n'ubundi nta byishimo uzigera ugira mu buzima bwawe, n'ibyo ukora nta mugisha uzabiboneraho. Uyu munsi ntabwo ari wo munsi w'ejo dukomeje kubivuga. 3 years later,
he walks past that the same more Sweden speaking in the cinema. Ahangaha my dear friend, nyuma y'imyaka 3 umusore agiye agira hashaka ahandi yifuzaga, yaragiye arakora anyura mu bikomeye, abamucaga intege, abamubwiraga bati uzabigeraho, abamubwiraga bati wapi, abamubwiraga ati subukoko. My dear friend, yabimye amatwi, nawe byaritekerezo bibi byamuzagamo akabiganzisha ibyiza. Imyaka 3 aragiye atera imbere, za nzozi zose aragenda arazegera. Umusore akajya avuga imbere y'amamiliyoni, akajya mu masinema bakamutumira ahantu hose, mbese abantu bakamukurikirana. Nawe rero wikumva ko uyu munsi my dear friend ukwiye guhorurira, ukwiye guhora wumva ko bizashoboka. No, uri guca mu bikomeye pe, ariko bifite iherezo, kandi ibyo bikomeye nibyo kugukomeza, ntago ari byo kuguca intege. Ndakomeza tubwira ati not lucky, just vision plus hustle. Ntabwo umusore yabibonye kubw'amahirwe, ntabwo yicaye hariya ngo bizaza. Amahirwe urayarema, amahirwe urayarema, nicyo kintu kimenye my dear friend. Amahirwe urayema, nuzicara ngo utegereza amahirwe, ntabwo amahirwe azigera kuzira. Amahirwe we urayarema. Uyu musore ntabwo yigeze yicara, ahubwo just vision, yari afite icyerekezo, yari afite aho ashaka kuba yagera. Hustle yanyuze mu buzima bukomeye, rimwe rimwe yaraburaraga, ariko uzi kuba warakodesheje inzu landlord akaza akagusura hanze, ugasanga agiye no kurara hanze bitewe nuko atishyuye. Yamara kubona yishyura akagaruka landlord akabona kongera kwinjira. Yanyuze mu buzima bukomeye aho yanaburaraga, ariko aravuga ati ngomba kujya nshaka kugera. Guhasoringa rero ntabwo ari ikibazo cyo kuba wakumva yuko utazajya ushaka kugera. Ntabwo guhasoringa byahagarika umunsi wawe nyawo wa wundi uzavuga uti nageze aho nshaka kugera. This is my pinnacle, akanda gasongero kanjye nageze aho nshaka kugera. Muya ahubwo iyo ufashe icyerekezo ukavuga uti ndashaka kugera hariya, ukarota, hanyuma rero ukavuga uti nubwo ngiye kurota ndabizi ushobora kuzanya mu bihe bikomeye, ariko ibihe bikomeye ntabwo bizankira hasi, nzakomeza ngende kuko niko gukomera. Nk'uko uyu musore yabigeze, uzagira aho ushaka kugera, nk'uko uyu musore yahise agera aho ashaka kugera nyuma y'imyaka 3. Barakubwira bati diamonds don't sparkle in the dark. A boring day doesn't mean a boring future. You are not star, you are just starting. Barakubwira bati hano diamond ntabwo ishashagirana mu mwanda. Urabona diamond bari kwicukura, ntabwo ibisa neza bya nyabyo ikiri mu ntuze, muri mwanda handi ikiri mu byondo, ikiri mbese itaragaragara neza batarayitunga. Oya, niyo mpamvu rero nawe wikumva yuko mu bibazo kunyura mu bitagombye kuba uriho, ahubwo biriho, bitagombye kuba biriho, ahubwo ari wo munsi, ari icyo gihe cyo kuba kwawe uri gusa yes kwishima, uri kunyura mbese ibintu byose byoroshye, ubuzima bworoshye, amahirwe ahita ako kanya. Oya, ahubwo ukeneye kunyura muri bya bibazo nka diamond, nk'uko ibiri mu butaka itaragaragara, itarajya ku rumuri ishashagirane, ariko iyo bamaze kuyitunganya it sparkles, yashashagirana abantu bose bakayibona. Nawe rero ibibazo uri kunyuramo, yewe uyu munsi nta n'umwe uri kukureba, you are seen ngo twabibonye, ariko benshi bazifuza kukumva, benshi bazifuza to shake your hand, bazifuza mbese kugusuhuza, benshi bazifuza to take a group photo, handi bazifuza gufata ifoto nawe. My dear friend, kuri umuntu udasanzwe, we komeza gusa wicika intege. A boring day doesn't mean a boring future. Umunsi warambiranye ntabwo bivuze ko nejo hazakurambira, ahazaza hazakurambira. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. You are not stuck, ntabwo mbese wagenewe kuguma ahantu hamwe gusa. You are just starting, ahubwo uri mu ntangiriro, uri gutangira. My dear friend, ntabwo wagenewe kuguma mu bibazo, ahubwo uri gutangira n'urugero rwa nyarwo, uri gutangira yanzira igira ku nzozi zawe. Wicika intege. Barakubwira bati you are the plot twist someone else will talk about. Plot twist, uri muri tangaje, zatangaza burimo, mbese uko abantu bakubonaga uzabatungura. Uri muri tangaje, buri wese azifuza kuba yabara, azifuza kuba yavuga. My dear friend, uyu munsi
kuko umuntu azakubona uyu munsi gusitaragoringa baturiya se ejo bimutunga ari kubona uri kugenda muri benzi yawe nkuko twabonye wa musore yabigizeho ahita avuga ati ibi ntibibaho. Iyo ni plot twist agende atangaza abari nkuru mu bandi. Don't fall in love with your struggle, fall in love with your vision. Mbese wikumva ko ibibazo mbese n'inshuti zawe ugomba guhorana n'ibibazo igihe cyose mu mutwe, mbese wagenewe ibibazo igihe cyose watigena nagenewe ibibazo njye ndi umunyabibazo njye se n'ubundi naho nzagera. No, ahubwo fall in love with your vision. Reba tumbera kucyo ushaka kugeraho zandozi kabane naho ibyo bibazo bihari, wowe ukunde vision, ukunde uramuntu ushaka kuba, ahubwo ibibazo bibe singi bibe nandara kugukomeza ariko nuheranwe nabyo. Wikumva ko ugenewe ibibazo oya, ahubwo wowe genewe aheza mu gihe uri gukomeza gutumbera aho ushaka kugera. Barakubwira bati wijye mu rukundo n'imbogamizi n'ibibazo, ndumva ngo imbogamizi bigomba mbese n'ibya bigomba gukorana nawe ubuzima bwawe igihe cyose oya, ahubwo ra vision reba ushaka kugera. Barakubwira bati the shape of today is not the shape of tomorrow unless you quit before it changes. Isura y'uyu munsi uko nari kukubona my dear friend ntabwo ariko bazakubona ejo, mu gihe udahagaze mbere y'uko izo mpinduka ziba. Niba udahagaze, niba ukomeje urugendo kwate genza akomeza, nubwo ndi kunyura mu bikomeye genza akomeza ngende my dear friend. Ishusho y'uyu munsi ntabwo ari ishusho y'ejo. Ubuzima buzahinduka, abantu bazavuga bati uriya ni wa wundi twavugaga, ati suriya ni wa wundi wagendaga n'amaguru, ati suriya ni wa wundi burya yambarwa umwenda umwe, ati suriya ni wa wundi. Abantu bose bazatungurwa. Ati suriya ni wa wundi wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ati suriya ni wa wundi wabuze amafaranga yo kwishyura ishuri, ati suriya ni wa wundi birukanye ku kazi, ati suriya ni wa wundi wakoze ikizamini agatsindwa, ati suriya. Ahubwo bazatangira kuvuga bati wow. Benshi bazatangira kuguhamagara ati nakwigira wangira inama, uzatangira kuba urumuri. Nk'uko ukuntu umuntu ava mu mwijima ajya muri muri, nawe niko uzaba umeze. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi ntabwo ari kimwe n'umunsi w'ejo, ibintu birahinduka. Wowe niba ukomeje urugendo, mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.